ikinamico. Abumva Radio Rwanda mwiriweho. Ni umwanya w'ikinamico. Uyu mugoroba radio yanyu yabateguriye umukino witwa amavuta y'isahu. Burya ngo amavuta y'isahu ntanoza imisaya. Muri uyu mukino muriyumvira ukuntu umugabo Barahirwa yagiriwe icyizere maze yamara kurengwa akigira nk'igaba rya bucucu imbwa ya Mitsindo beretse urukwavu ikarangamira ingwe. Agira naho agurisha imodoka ya leta yayijyanye mu butumwa. Yibagirwa ko uretse na leta n'umuntu ntawe umuhenda ubwenge babusangiye. Mbega ewe akasakaze impamvu yeho namabura kindi kubanariza amashuri 6 yose yisumbuye mu byo gucunga imari nkaba nkora ntazi no kurufunguzo rw'isanduku y'amafaranga rusa ubuse kuyabara mu mpapuro bizira ko yatera imboni kuko bizamiye ntera mu buzima bw'uyu mujyi ntagira nagateko ko kwicarira uburwase ko magakazi nko kunyicara kurwara nk'inda mbega wese kandi ninduje kunsonga yego injira Barahi muraho ise kamani wowe kamera kamari ya kamera iminsi myinshi iminsi myinshi rwose niko yi Karame uraho neza ariko ndahoda none uko ndibawe mwinshi wikanzikira usoro urareba ugasanga narabyibushye cyane yego ejo nduvuye ku ishuri wakamiziye kugira ngo ubyibuhe gutyo ya nuko gusomaza iminsi utambona nta bundi nibisanzwe sibyo kuburya kandi hica n'ubushomeri kandi jewe ntabwo nigeze mubugeramo ariko arabyibushye cyane arabyibushye ahubwo ndibaze ndi bukwicazeho simfe ngo nizare ziharurira mukozi ntiyazinjize mu nzu kari nabo we Karame patron banko hano netabi barashaka nabo nyarukira hani mu gipangu kwa mugabo ubanire intebe ebyiri kandi banguka ndabanguka cyarafaze ndaje gende ariko ntasana y'amatwi n'umutima koko bitese kamari we akaceceka nasohoye no kubwira umuhungu wanjye ngo yinjize intebe mu nzu none dore nje ndibagiwe wibagiwe mbese gitangaza yo Karinabo ndaje patron tu zarizo ntebe sha ngaho se banguka harya ubundi buzitesha zigomba kuba ufindi biki none se ko kwa mugabo bari batenze zari ntebe nta ntero z'amagambo y'amahomvu ngusabye nikaribura takama murakoze cyane shika hasi onyihere ku makuru y'iminsi myinshi rata nikoze kama ndakumva wikinze ko mbona umeze neza bihagije ra burya nkiva ku ishuri bahise banyohereza mu kigo cy'ishuri ry'abakobwa riri Muramba ku Gisenyi Muramba ni usigaye rero ntabwo ari habida nikose ko muri cyo kigukora mu biki ni ushinzwe ibyo kugura no kugena amafunguro y'abanyeshuri uzi ko hakize sha ndumva baragwe mu matasha ntese umerewe neza ari impamvu ndabibona rata akwiye Barahirwa uracyari wa wundi nibyo rwose ushobora kuba ujya ubona icyayi kimwe n'abasore twiganye ubu ngo bacunga amasanduku y'amamiliyoni sha wamakaze nkako rega sha burya Barahirwa hatinda gukijoro ritinze mu butindi aho iryoje amahirwe ntirigombera amasaha 12 ubundi bwo shaho nibyo icyo cyawe ushaka kuvuga ndacyumva ariko jewe ntabwo ari cyo ndarikira nawe data Ujya shaho ndatega ishibuka hariya muri ministeri y'imari aho nirwa nyabara ntaze naho abikuboshye machine ngo ntuzahabikwa mbasha mpabwirwe se niki ni mu masanduku yabigenewe rega shaho burya icyangombwa n'ubwitonzi ukanywa wicundiwe ibyo bwitonzi bishyize hasi sha witonda cyane ugatotezwa uzarebe nta kirusha intama kwitonda
nyamara ibyo bya mwene muntu biribwa n'imbwa. shaho naho kazi ko ku kigega cy'amafaranga wifuza sikeza. Ubwo Ntabyo ntujya niko. Ubwo ntujya ubona ko bagasimburanwaho nk'abakinnyi b'umupira. ibyo biramase. Sha kwirengagiza koko. Oya ntabwo mbyirengagiza. Umenye ko umuntu ucunga amafaranga atanyoterwa nk'abarahirwa ariko. Ese n'ibyo urimo. Siko cyane nabi. Nta buri inshuti kuko azishaka zimushaka. Nta buri jambo kuko abayiyambuye injamba. Amfasha. Gusubira bewe. Nukutekereza mbese? No kwa nguko. Ntugira ngo ubu yacunga ari ayawe. Cacaka jaho ceceka. Ubwo se wabura ruyareba. Ndumva babaye pe. Ndabaye nyine. Ariko se niko mu gihe nta sanduku y'amafaranga afite ngo nyigushinge mbe gukizigorora kugira ngo nkugire ne koko. Yewe ahubwo barahe. Yewe ntatinda. Merekeza nje kureba uriya mushoferi twazanye. Dore nananze gusubira ku Gisenyi ntagusuhuje. Rwose ugize neza. Reka nguherekeze. Ariko nyirwa ngubwo nyimye kandi ubona nshano wanga. Ndakurahiye da. Ubusore njye ngo nkugire nte koko. Nta nama ngo kinzirutwa no kurangwa n'ubwitonzi. Ntacyo reka nkureke wigendere ngo kajya mugarura. Ubwo nanjye uzabona nje kugusura aho ngaho imuramba. Ndagutegereje rwose. Gusa ariko hari icyo nagira ngo nkibarize. Ni igikize. Nagira ngo niba hari udufaranga 1000 wandusha. 1000. Uyangurije nzabanya kwishyura. Aho ndagifitira. Reba. 1000 ndabona kirimo. Ahubwo akira. Gasigira ngo mbyambuririza mwebwe bamwegereye hari ahantu. Maze rero barahirwa. Reka nyaruke rwose nzagusura nitonze. Urakoze. Sibyo? Urakoze rwose ugira urugendo rwiza. Kananye ngene ndasanga umushoferi wanjye yanambiwe. Ngaho rwose ngaho ugende. Komera kandi. Kandi ugomba kurangwa n'ubwitonzi. Vara. Odi hano. Mbese niwe barahi. Komera. Komera. Komera mwami. Komera cyane. Amashyo. Amashongore. Karibu. Stare. Ariko rero karibu nshaka niherekezwa n'ikiraho n'icupa rya byeri. Akira n'aya mafaranga. Kandi noneho nawe uzana ikirahure cyawe. Nakiri. Murakoze. Ariko sheri. Nago waruherutse hano. Rwose umaze iminsi utahagera. Kandi mwamini ibyo byo kurunga amagambo imbere y'umusore akazi kawe tuzajya tubipfa. Ngo sheri. Sheri nyine. Ubashye nk'urutira akagabo hora hanga hano babona ntuyeho urugi. Wakagabo se ushaka kuvuga n'uwahe barahi. Fada ngo wowe. Wa munyamabanga wawe. Ariko nawe. Usibye ko nanjye amabanga ye mfite atari make. Ko dusenyera umugozi umwe. Arubizi se? Aruzi ko nibanga ryo kupa kurwana hiyo rwo gushobora kuri bye rwabuze turisangiye. Barahirwa nawe ariko bakoramo umuntu ijambo. Ines. Ngwannaho yo nabuze urwo gushora. Ubwo se byo ninde wabikubeshye? Erega yivuga ngo wambeshye. Ahubwo wambaza utikagabe bikubwira iki? Kandi nabyo bibone igisubizo. Ntabwo ko gena kagabo tumeze nk'umukondo n'amara. Wiritse umwe n'undi yabwo. Wowe se makabyere gusa utagira kumena amabanga y'abandi. Nyamara barahirwa urabifata nabi. Ashwi nta mabanga ya kagabo ngira rwose. Usibye ko anyizera akambitsa bimwe mu bikoresho by'akazi akora. Ibyo ndabiwe wese. Zana kandi kabyera ahubwo. Nawe wicecekere. Mwami. Uretse gato. Harya ntawe ujya ufata kuri kawizikira. Kwari ukwanga kukugondoza. Avaye. Nawundi burya niko nikundira da. Ahubwo kuri akari agacupa kabuze ikimaze usukemo. Ibintu biriho none se wagize ngo ni nkambere. Ewe. Cyakora jewe ugumye usukiramo kabyeri. Ujumerezemo kabyeri je niko nishakira. Muganga yambuje gusiki muri iyi minsi. Nizeye kandi kuri ubyihanganire.
ubundi ga barahirwa akayoga ni nkaka mvara ni nkaka umuntu asoma kagahumeka naho byeri cyakora nayo simbida yewe ngo simbi nanjye no gukora amabura kindi mba nisunza ako kantu ariko ubundi kawise iki niko reka nakayoga da siko gahumuye gateye ubwoba nawe rero mwamini kubyo twavugaga ngenda kagotiro turimo rwose nubundi ga ari wowe ari nakagabo mwembe muri inshuti zanjye ariko cyane cyane wowe arese kandi ibyo bikuye hari amabanga y'akazi se nakubitse ukayemera da navuga se n'iki kwiyemera di ko we nakagabo butarabanzi ngo mvuge ibya wa mugani ngo hitamo kwakishuti ebyiri urumva hari icyo wambitsa nkiyangira koko se kandi rero nakagabo samabanga mbitsa da burya se dore nk'ubu ngubu afiyamba hano mu kanyansi igiye isakoshi avanye mu cyamunara ibutare ese wabyita ko ari amabanga ibyo rero ntabwo umuntu yabyita rwose ko ari amabanga ko n'amafaranga arimo sibye ibipapuro gusa niko se mwami ndakumva ati kagabo avuye hano rero avuye hano mu kanya akanyeze ngo agiye kurara ku kitarabora dore ko agikura byabuze urugero koko ariko se di kutanywa barahi mpereza icyo kirahure nsomeho ayiwe impore barahi bimenyeho we ntacyo reka kuzanira ikindi kirahure ntacyo genda uzanire ikindi kiranamenetse genda uzanire ikindi yamaye nka serogwiza niko nkuko nawe uraseresani mu ruzaku rero ubwo amaze gusinda ndamufatanye n'inzoga mutwarira sakoje ya kagabo kuva amaze kumenya ko hari impapuro z'akazi barahi ndakwitaba mwamini we noneho nawe ariko nagusukiramo wisiki oya mwami nabyeri oya komera ntambuko yabeza yose waruguye ndaringuye uba wicaye gatoye komera rwose yewe ega n'ubundi nta nzoga yari isigayemo yewe mami ndakumva reka ngo sindagize ujye kwiruhukira nanjye mpite ntabwo ko hari abashyitsi bantegereje muhira sibyo se genda tugende tugende ariko urarara ndarara sibyo se tugende urarara pe tugende ngaho ngaho nyarukiye muhira hanyuma kwakira abashyitsi ubwo ngubwo ibyo ndabisuzuma neza ejo yego ni byiza ngaho uramuke kagabo we uramuke mwami uramuke neza ngaho ijoro ryiza mbago kiraro takagabo kaburi kazakishe none cyayewe no bari yewe cyayewe ko ari barahirwa dekose ndi kwisekeje ubusunda mu isakoshi yashyize he kanshakira sinakubwiye reka nare ibyo nkora ndabikora kuri irya tara nabonye mu gikari hariya umukenya kagabane naramubuze none mubonye atanduzi muboneraho ndi umuhagike hagati nk'ururi mu kanwa gusa neza batari muri iki gikapura nagira kuko se ko mwamini yambwiye ko ari muzibi mbega umusore ugize ibyago n'isota niko ibitabo bya cyamunara nashaka byose ibyo nguyeho ibi ngibi ewe agaho gahuye n'umunyutsi
wabuze mura sawa nibyo ubwo niwe numva bava ko bazamugenzura muri iyi minsi nkabangize n'amahirwe akaba yibagiwe kujya yandika mu nyuguti amafaranga buri kintu cyateje cyamunara ndagenda mpindura kuri buri resi rimwe ndihinduremo 4 gatatu nkavanemo 8 gutyo kugeza ubwo mugerekaho byibuze nk'ibihumbi 100 birenga ku mafaranga bamuhaye ubundi ndebe ko natareba neza tuzawunera arakanyagwa shiro bo kawo reka ndebe hano hari 144 none ngire 4 muri rimwe 4 444 bo kanshakisha ndi hari gatatura 363 na 800 angaika ndebe gatatu ndahuza 8 863 na 800 nayo ngayo nata muhimura nzazita kawo nsubize muri cyaje kapo cy'abandi nzarebe shakaga bakorekaga umva ko bakovuze mai cyanze gufunga semana yanjye jamai gisubize mu nzu kubona mfite ubwoba se ko ari ubyumve nawe ko umuntu yamwiba bo noneho kugisinziriye bikamfunga umuryango urufunguzo ndanyuze munsi y'urugi kashaka n'icuma cyagikangutse nabyo kazakeka ko yafunze urufunguzo rukagwa aho kugira ngo akeke ibindi aramutse asanze yaradafunze ahubwo aribyo nkora Halo? Nibarahirwa? Ni director w'imari muri kuvugana sha. Kagabo yabageze uyo? Yewe mbonye mukanya tambuka bwana director. Wanze yakagezeho. Najya umubwire ko ugomba kwitegura. Mukanya turajyana kugenzura Kagabo. Hashize iminsi tutazi ko amafaranga yinjira nuko akoreshwa urumva? Yego ndumva bwana director. Note nusange hano vuba tugende? Yego rwose ndaje. Okay. Ni gitangaza ariko amahirwe rwose yatashye ko barahirwa. Ubu ngiye kugenzura Kagabo koko. Aranyizwe n'iki ko mugenzura ntababarira. Ariko rero kugenzura Kagabo ntababarira no kumusonga. Ngiye kumutelefona mwereke ko ndi inshuti koko. Nibizamuho byose atazamenya ko ari nyirabayazana. Tubari inama nziza. Gutyo namubeshye.
Allo. Ni Kagabo muvugana. Komera cyane Kagabo we. Komera. Waramukanye makuru kisesha? Yewe reka nayo munaniro. Araye mu gitaramo. Nanjye ntagutindiye. Yewe. Ndakumva. Ntagutindiye. Ngufitiye akabanga nashaka kukugezaho. Kagira inkuru rero. Nta menshi usibye ko nashaka kumenyesha ko mukanya. Uranyumva? Ndakumva. Nashaka kumenyesha ko mukanya turi buza aho ngaho kukugenzura. Ubwo rero nkabangira ngo uterwe witeguye ube witunganya. Naho mukanya. Barahirwe. Ndagushimiye rwose kuba utashatse ibintu bintunguye. Umfata none se Yego naho mukanya. Urakoze. Yego. Ndagukoze urakaburi. Ko ntumye ibintu bitagutungura. Urirworerwa ahubwo. Ubuse ni buri bubitunganya nyabusa. Mu minota 5 isigaye koko. Urabuzungutse ibitabo byose. Ndetse reka ubwo menya urukene kwa directeur. Ubone tujye twagutungura byuzuye ubone gutuza ngo ukorane sha. Amin. Niriwe. Uraho neza ikibasumba we? Yego. Ramaye amashongore. Amakuru sera? Ni meza. Tambuka mu nzu ni karibu. Beso sikaba mu nzu y'amashanyarazi. Uyiri hangahe da? Iby'amazu ubu biretse. Nge ntangajwe no kubona ugeze hano. Ndetse n'utabona imvura iguye ungaye. Ariko di usikuru umuhemu kubera iki? Kuva waza mu biruhuko n'iminsi umaze ukabutari waza kunsura twari twarabanye. Wambwira ukweretse inzira. Tisinde kanagiraga imirimo myinshi mbuza kugira aho ntarabukira. Reka dore mama niho no mu rugo wabamboneye. Nanjye nivugiraga si wowe ujijutse. Harya di ikibazo. Aho wigiye ubu yagezeyo ngo uzuduha akazira. Bati wagira ngo cyakora bajije ubizi. Ndarangiza uyu mwaka da. Ako nyine sinzarangiza ndutanga akazi. Mwiriwe bahano. Ngomba kuba bigoye ko. Mwiriwe namwe. Kuza neza nibyo mbifuriza. Komera mami. Mukomere. Niko mami. Nasura bwira wagira ngo byagwera. Uraho ahubwo. Niko. Uraho neza mami. Yego. Komera cyane. Komera nawe. Niko. Wagira ngo noneho turanguze ubuntura. Ntiza ubuntu nazibahada. Sibyo ko ngo iby'ubuntu bitera ubwenge buke. Ngaho se nabyifuriza abo nkunda. Zanabyereye. Urahorata. Yari yaduhisha umuntu. Turije. Komera. Yego. Se mwamenye duhisha umukitira? Komera nanjye disubiye. Komera neza. Yego. Amashyo. Amashongore. Uraho neza. Yego. Mwami, ariko sebyerira. Reka nze mbasukire. Soka byere bivande manura ivumbi n'ishavu. Ishavu se rivuye he kandi? Yesu ubwiye ubwira ntiburera ma. Amenye. Reka gusobanya amagambo usuke bye nibyo nagusabye gusa. Nimwakire. Nikoze ni. Koze. Namahoro ariko. Namahoro. Mwamini we. Ndakumva. Ndabona ubonye abashyitsi mbaye nyarutse. Musanze naringiye n'umureke ngende mwirirwe. Yese. Ndagiye. Wadisiwe. Pansumiro sobukuru akabyere. Murakoze. Ukanwa hose. Ndasoma. Ntabwo n'uburusa n'umunyeshuri. Ndiga n'ubundi. Sunda kugumya ngaha. None byakwitwa ko rete twirukanyera. Nataha se wenda tashe nari mwari musanze ngiye. Kama. Aho gwicarira hano iruhande rwanjye kwiganira mu gatubone no gutasa ibyo CD. Mwakire murakoze. Yego gusenga yiwe. Ikibazo? Wa mugani koko nibyo. Koko ntuba buri mukeri. Nicare. Yerekane ko nibyo koko noneho murakoze. Reka nicareho gatoya. Kagabo we. Ariko nyine sintene. Niyegerera rata natwe tube tumena amabiri. Ego rata nuko burya babiri niyaryoha. Tube twicariye twegeranye intebe. Nabura nabo babe bari mu byabo. Neza ta.
ariko se mwami ndakumva ko nari nkeneye tuba dufaranga bitarenze uyu munsi yewe ntabwo ari buboneke yose kuko uyu munsi nta bakiriya nabonye Mfati ntabwo ndakura nta kibazo niba ufite 3,000 muri bya bindi 5 ubu yampaye arangabanyiriza ibibazo rega buryo ubuzi ndayica umujyi mawe ubwo ndarwanya wenda ejo nzaba nayabonye gereranya kuri iyi minsi ntihwana navuga ko abakiriya nabujijwe na cya gitaramo cy'ejo ceceka bivuga unyukije icyo gitaramo numva birambaje banza aricyo cyanshingiriye cyo kanyagwa ariko ko se disi byagenze bite ko numvise na mugenzi wawe avuga ngo afite ishavu ibyo biretse wa muntu we ntacyo nabigusobanuraho ubu ngubu uzabimenya ntacyo ubwo uzabumbwira n'ubundi amatsiko yaraye ubusa n'ingiye wishe ukagenda abantu babyere ariko se disi amakuru yandi rwose navuga ko ari meza da ariko se mwari mwiza karame ariko urasetsa nta naba narakubonye cyangwa harandi hantu twaba twarahuriye ndabona nkuzi igihe ntabwo mbizi wenda birashoboka rwose ariko wenda birashoboka ko maze iminsi no mu biruhuko wenda waba warambonye mvuye nko mu misa niba nawe ujya ukunda kujyayo yewe abizi nibyo de uzi ko nibyo koko reka niba nakubonye rwose simbiri yagize uzi ko unyibukije ariko urasetsa yewe ndumva nakubonye uvuye mu misa koko ejo bundi nakubonye uvuye mu misa uri kumwe na Ndera uri kumwe na uri kumwe na nkabona byamviramo akazi ndetse niba ari Roza kuko ariwe twajyanye mu misa ni Roza uzi ko niwe rwose ni Roza ndibutse yewe yari Roza nawe uri kibasumba ibyo banasumba koko amafaranga erega ndetse n'ubu kibasumba urasetsa cyane ariko n'ubusanzwe ni uko ngukora burya rero wa wundi Roza nyine turigana ariko njye ntiwari unzi izina nuko wenda mwumvise mwamena mvuga kata usare kuzi izina usibye ko yanyibukije ariko se usanzwe ndakuzita ntabwo wiga hariya ku hari intuza imuramba ku Gisenyi naho nangiye kwitiranya no ku Nyundo uretse gusa ko ari mu nzira imwe ni ku Gisenyi ntabwo nibeshye cyane da yewe ariko uzabisubira da uhari witwa Kamara wamuzira bavuga ko muzi niba ari wowe ndamuzi cyane da Kamara wamuzi si wese ushinzwe iby'amafunguro ku ishuri burya rero ukagifata udufuka uzi ko ari byiza Kamara rero urya twariganye n'inshuti yanjye y'amagara reka yewe nyungu inama ko zamugutahiriza ubwo uyu uzamunangiza rwose kinjiza ifaranga hanyuma se kana keza erega n'ubundi nta muntu amasomo aragenda neza ko aricyo kwifuriza no kwasa amakuru ni ukubira wese wategeza kumenya ibihugu agize utabaje kureba niyo yaba 5 ugifata igitagaza ni byiza rwose uzakumenya amasomo meza kandi uzarangize kandi wa musore we rwose n'umuzi kuryoshya ikiganiro umusore yebwaga umusore mvuga mu izina utibahirwa n'igi igitangaje rwose ikiganiro ariko kandi koko ndahirwa kubona mbona ikibasumba gisusurutse umutima wanjye barahirwa ndahirwa barahirwa we wakumva amagambo yawe yakwigumira hano koko se reka nyaruke ahubwo tuzongera tubonana ayiwe uragiye reka ngende burije yewe nta kibazo gikundiro gendere uhereza n'ikirahure cyawe asiko ni wagiye mu biparu wibagiwe so nari kuba nkwa iki nari nyibuka mwamini we gendere karame mbaye ngiye disi we gusigiye abashyitsi ntiwirirwe umperekeza
ese uragiye ndagiye reka ngende nibyo koko singuherekeje Mm. icyo nkundira bize muba muzi gushyira mu gaciro niko bimeze da ngenda ariko nizeye ko amaso atazaba aya ngaya ntabwo azabaye murakoze Yego. ngaho mubeho ngaho genda ariko ugiye murabeho nawe ngaho urabeho nami ngaho uramuka uramuke nzaba ngaruka kukureba uraraharyana Eh, ahataryana harara umwanzi yego ye ubwo muri iyi minsi ukiri n'uzajya unyaruka disunganirize namwe mugumye mumererwe neza aha mbonye ari intyoza ubanza ibyo kuganiriza abashyitsi atari ibyo mwigisha byabaragiye sha uri muri vugisha ariko se ko bavuganaga na Mwamini ibyacu wabyumvise ute ntabwo ibyanyu twabyumvise da twavugaga ibyacu reka ntitwari kubona amatwi yo kuvumba amagambo mviye mvugo y'imvumbura shyari kagabo we ranguze cyane twigendere da tureke Mwamini wa mugani wawe abona dusa n'abarambiranye reka twigendere ngaho gira vuba sha je nayimazemo kare Mwami ndakumva uramukeho uramukeho yewe muramuke ariko ntimunyumve nabi da ntiganiriraga ubundi wahuraga ibigambo mu kanwa utazi ko akarenze umunwa karucyamagara twigendera rwose ntimubifate nabi kwari ukwiganirira ngaho ntacyo ngaho ariko niko bariya abantu bamfinze ibiki nawe koko baze bantura umunabi bawutahane ubonye n'akagabo ngo ahita anyishyuza atajyaga abigira ubonye ngo ahita agenda nta n'icyo ambwiye kandi mbona afite ikibazo ariko ubundi kukibagendeye rimwe cyangwa buriya ni ikibasumba bakurikiye erega n'ubundi uriya mukobwa simushira amakenga ntiwasanga bantwaye ariko ntacyo bazajya baza kumusengera hano ifaranga ryinjire sinabonye nawe ari umuhanga wo kukanywa Mwamini bite kugarutse igitaraganyara ngo ngaruka se nagiye ntaho nigeze mbiteze nari kugenda se ntamenya aho bariya basore banze ngasinzira ntibishoboka bakuzi bate ndabizi se nyine ko aribyo nshaka kumenya ntuzi wa musore twaganiraga yamvuze mu izina numva binyobeye rwose ariko nawe uririrwa kumenya nanjye niko ye uririrwa ubaza koko ntuzi ko mu banyeshuri kazi bose baje mu biruhuko i Nyamirambo uri igitego niba rero barahirwa yakumenye nta gitangaza kirimo nanjye ariko shenge nabonye amvugisha nk'usanzwe nzi ntabwo ari ubwa mbere ambonye koko kandi ni nacyo namukundiye mbese wamukunze akubwiza ukuri ko ntaho nigeze njya nakomye agatima ku magambo yagumye ambwira arimo inganzo y'urukundo mwumva nta buryo naryama ntagarutse kukubaza umwirondoro we ko mbona se wamukunze ntaramukubwira none mukubwira bihagije ntumukurikira reka dore rero ushaka ikibasumba bariya ni abakozi bakuru ba minisiteri y'imari kandi bombi bashinzwe umutungo nizeye ko wize undusha kumenya uko umukozi wa leta akomeye ntabwo boroshye abantu dore rero utavanye ubucuti kuri uriya musore barahirwa waba wirangayeho niko bimeze kuko niyo diplome ushaka izaguhesha akazi ntizaguhesha umugabo oya koko cyangwa ntujye umenya ko ukuze iyo utiga ubwo ntuba ubyaye kabiri ariko nawe uransetsa ayiwe mva rero Mwamini bitari no kuba unyibukije ko ubu mu nkumi nyine tubyina tuvamo nuriya musore barahirwa namukunze pe kandi nzahora muzirikana ngombe mubone nyine nibyo rwose ntabwo nzamva mu nzara ubwo se wava mu ishuri udafite inshuti utegereje kuyibonera hanze aha natwe twarumiwe ntagomba kuyishaka nyine hakiri kare reka ahubwo ngende no kugumya kugutesha igihe ariko sinzi niba nzashobora kwiga disi kubera kumutekereza burya gadisi burya umuti w'ibitekerezo by'urukundo ni akabarwa ibyo si ibyo umbwiriza nzapfa kugera ku ishuri gusa nta kindi nzajya nkora bati no kwiga sinzi ko zogera kureba mu ikaye umutima nyine watwawe
nashize nawe nzakwandikira nkubwire urota kandi ujye umuntahiza disi naza hano ntumbwire ko namukunze umurote ngaho nyaruka ngaho ariko none akabije gukererwa iminota 40 yose yise noneho abahungu dukorana basuhutse ko muri biro byambaye ubusa ayihera ibarwa yose kandi niyayi ubwana barahirwa dore niyongiye ariko se kumbonera ukasha ministeri y'abarimbwira ibikira nasome ndebe bwana kuri bwana barahirwa ko guhindurirwa imirimo sarubiza twataramye bwana nejejwe no kukumenyesha ko ukimara kubona ibarwa uhita utangira imirimo yo gucunga umutungo wa ministeri umva rero mashaka imirimo simburaho kagabo wataweho igihombo atarashobora kubonera igisobanuro ibikoresho byose yakoreshaga n'umutungo wose yacungaga arabiguhera imbere ya diregiteri w'imari Ndahiro yewe nari nabonye byarababaje natinda koza ahubwo ndajya kumwibwirira ndetse reka ndekeraho nta n'ibindi nsoma icy'ingenzi ni uko mbona minisitiri yashyizeho umukono gusa ariko rero ujya ahangaha ko mbega barahirwa ngo ndahirwa reka se kino bisubukire wiyita mu rukenyerero mbega ngo biraba byiza bikananyura umutima musenzera mukubisikara mu mwibanga none imbehe nyimenye ntayegereye Ishidikanya shaho ndije mihigo wahize n'ubukire ngaho ngo ubukene ngo butamungabanyiriza ubuzima uraho cyane mihigo we cyahumeka komera cyane rwose ni amahoro se komera mwa amakuru cy'iminsi myinshi yewe niwe wabuze gusa yewe ya modoka tugende turabatuganira ari uko twavuye mu muhanda w'abandi Ega mihigo we amakuru nkene ngezaho ni menshi rwose cyakora kiri duherukanye koko aho kuva twicaye hamwe ndetse urabizi erekeza kuri hoteli Merideti yo gufata ikirahure reka da sinshobora kwinjira mu hoteli yino kuko se ahubwo nyereka inzira ijya iwawe none nifuza ko tujya turi hano mu modoka mfitemo amakarito yawe isiki tucuruza hano nkumva yewe madusha turacine muri tugeri iwawe ariko nagiye kwitanga ko kwitanga tugendesha wimvugisha menshi cyo mfa nuko nyirika wawe gusa nta kindi nibyo nyine naho ibindi byihurire ibyo da ahubwo uga nushaka kugende buhoro tugiye kuhagera katira aho ngaho aho imbere aho katira aho ngaho twageze maze rero ntabwo nshaka gutinda tugire bwangu yego reka nzane yahure gutinza ntabwo nshaka gutinda iyo tugenda muri biriya ntugire ngo burya tuba
ntabwo dukunda kubitindamo cyane umuntu agenda yirukanga yeguye zadata twamo twebwe ko tuba dukorera no mu birere buriya agira ngo ngakira hanze numve ko aya mazi akanye gitangaza yega mihigo mfite rero amatsiko kumenya makuru yawe ndabona waratengamaye pepe rero iyi modoka ni yawe yamaye urabaza amenye nko kureba umunwa urandenganye none ziko ngo uri gutangira ibya forode ubwo nanjye najyaga gutigiye ngo ndajya kwiga yewe reka njya kwa mugabo we noneho mviriyeyo ntacyo nari nagera urabona nageze kuki ndabona ariko wenda nzakigeraho ibyo byo nta wapfa kwiheba kuko nyine ubu noneho bamfuye agasoni nduza ko mfa agasoni banshinga umutungo wa Minisiteri y'Imari ariko ntukabeshya abagabo rwose umucunga amara utagira ivatiri wa Minisiteri kandi isubiza aho bivanye ariko sinabigenza ko ntegera isanduku urabona nabigira gute ngwiki ntawe muri n'isanduku rwose utegera isanduka nta kindi yarya sha bakubwiye ko muri leta abategera umutungo batarya bose barya gute sha umusazi yahuye n'imbwa igenda buhoro atari gesuko ubwo ntibashaka kuko ubundi buryo babona amafaranga udakoze muri ayo nikuze iriya vati tuje musi mucuzo hano Kigali ntibimvuga izina koko ayo se naguze nawe urabeshya kiki uri kabuti ubona nashyizeho icyapa kibuganuka ugakeka iki yabasha karinabo karame patron reba rahi umukozi wawe ko yitabiye bugufi nk'umuhigi aba ni ibyo twavugaga nyuvuga tubana hari igicucu nari mbanje n'icyako yakumviriza ibitakireba ari binyobeye ndabitabye patron nakubwira ngo mvane birabera gukomeza sha nariya cupa rya wisiki ese sha ubwo ndi bakubwiye ko iri ari wisiki ubwo rero ugera hose urababwira ngo bashoboja ngo bahoze banywa wisiki vana ibyo birahure ngahose oya patron ntabwo nyambeshya rwose ngahose vanaho kiravuba byihutane ihute genda mihigo we reka nkure kuri ubunyarutse umugambi ni wa wundi nibyo rwose inama ntikuka nibyo rero Kasimu we ndakumva mutwara enda hano ndagukeneye cyane ndaje akira urupapuro urupapuro rw'inzira rushyire diregiteri arusinye maze tugende tujye mu butumwa ni diregiteri ndahironduha yego kandi ugira vuba dore ni mu ruhengeri tugiye nibyo mutware ngaho genda banguke kandi akazi katujyanye tugomba kurara tugacogoje ndabanguka kabisa ngaho genda nakumvugisha neza da nkamfata nk'amata abashyitsi hatatikorwa nkajyana n'undi mushoferi uzi ko imodoka za leta zitarazwa ku maduka nkaba nk'atunganye no muri uryo bibisi ndanibutse ubu ngiye muri ariya mayira Gisenyi tikanarikira ikibasumba nzayitangiye mu ruhengeri ntizamugeraho vuba no kugira ngo kandi muri umutima ndamwohereza amafaranga 1000 kandi ko umunyeshuri nakayabo diregiteri yantinye ya vatiri pejo 305 gira hino mbwire se banguka diregiteri antinye ya vatiri pejo 305 none so gira ngo gusinyira yihe narinzi ko atakwemera ko tuyijana kuko ariyo akunda kugenderamo niziye ko ibikoresho byose banabitunganyije njyewe Kasimu ibintu byange byose biba biri ku murongo erega nubundi hoza akazi kabisa ngaho ndaje tunyarukiye nibyo mutware tunganya byose ndaje reka mbe mbitunganye vuba vuba
moto ajya Serigo we. Niko ni wowe. Ndigeri. Unena ashakashatsi hose nakubuze nkego ko nagutanze. Kada. Ukuntu tuje twihuta. Nageze hano kare cyane rwose ku buryo shoferi doragushyize hariya mureba burya naje kundeba. Aho ubuzi n'ibindi. Enda mfasha kuri iyi mitsi. Yewe madamaze tuzanire fanta aho ngaho banguka kandi kuyi umutemwa kuri mitsingira nganze yewe muzungu ahubwo wayikoze nzamuha impete Sana Coca-Cola. Ega nabona kino gitaramo cyane ari byina turyamye. Mbona ikiri bugeze mu gitondo. Neza cyane. Yewe aha rero je niho wanjatira igihe cyose waba wamenye ko nambuse rwose. Naha nibera rwose. Ariko ahubwo reka tugire vuba rwose urumva tugeze kugira vuba tumare mu gihe twisokire hano ndumva hari usako rwinshi tava ko tubunda kubyina ariko tse kutanywa kira vuba ndabona ngo imiti ya malaria se niyo mpamvu tangwe kuri kamutsi ariko zi arakitse gute ko ntarazara kandi bazanze imodoka yanjye yari hanze mbese ngira ngo nayibonye reka da umutima waje wibere ku mihigo nagiranye na mihigo nanjye ntakubeshye umugambi twagiranye ntarahuzirikanye rwose nta kintu natekerezaga muri iyi minsi zibye gusa kari akavatiri gashagiye kubona nta kindi yewe ahubwo reka tujye kukwereka dore ko uri umushoferi yarangije kuyihagarika ntangorane ndiri icupa robe nana nenge guhana nayo ahubwo uzi n'ibindi enda tugende haguruka tujyane n'iya modoka ngira hano imbere tugende ariko se migo we amafaranga yazanye ko ndashaka ibintu biri butinde tugenda amafaranga sayibura nazanye magana 8 niyo bugoye kandi nzi neza ko nta kibazo kiri hagati yanjye nawe magana 8 migo we ntabwo sinayemera biteze kandi buryo umuntu yemeje kurakahisha amenyo yose urumva ntabwo mu cyubusa rwose nawe byumve bega ndurigeze n'amahirwe dore ngiya tuyigezeho dore nako ntaki ndirirwa none areba ndayibona ndabona ari igitono leta cyameze neza rero ubwira rero ko amafaranga magana 8 bivugisha kuko nawe ureba uko nta modoka imeze umva rero ntakubeshye urumva ndaguha 800 hanyuma ibindi 200 bigusigare munzabikuzanira i Kigali kandi utwo nkunda kuzaho buri gihe uzabizanire nzabizana izeye yuko none ubwo ari miliyoni tuyiguze udashidikanya niba koko nawe ushaka ko tugura utanduhije niba nawe wumva ko ari byo utambeshya ntabwo nakubeshye ngaho yambarije ariko rero turajyana nyandiko yawe ngaho 200 birasigaye ibyo nibyo rwose ariko reka mbanze njye kubika ingiye nsanga nk'ari mu gikari ngaho cyaba rero ya mugabo w'inshuti yanjye kuko mfite umugambi wo guhita nambuka n'ingiyi nitumara kwigura muri joro nyuma iri ansanga ngo nzabanza kwifata n'ejo cyangwa n'ejo ndi nacyo bitwaye ese urabizi none reka tujye muri cyo gikari abantu tubarire amafaranga sibyo byiza ntugire ubwoba tugende n'ahantu ubwoba ntiwabura kubugira atayanda umura nkunze kuharaza n'iriya yanjye iyo naje hano mu ruhengeri yewe ngo tugende ariko winjire mu buhoro abaho badahurura humura uramenye ma Matoroshi nagiye ibigori maze kurya ibigori igifu kirangi kimaze kundya ndongera ndabirya numva imitsi irangiye ariko rero icyo mbona dukwiye gukora wowe nda ubara amafaranga nanjye hanyuma mbe nandika aya masezerano kugira ngo bidatinda nibyo kanze sinayishandiko ne ryakuye
ngorane nanjye ndaba nandika ngiye andika vuba sinangiye kuba nibyo yewe barahira tunakoresheje bafite yanjye hejuru 305 iguzwe n'amahirwe sigisiberi faranga y'u Rwanda angana na miliyoni imwe gusa nabamuhaye magana inani ibindi magana abiri bisigaye nkazashyira nyuma y'iterambiranye bari mu ruhengeri sinturangiza kwandika ndarangije nanjye nihuse amafaranga ngo ndabaze neza sanze ari miliyoni ibura 200,000 nibyo nasigaye rero indasinyira kuri inyandiko maze gukora nta kindi zana iyo karamu kwewa ariko buretse mbanze some waje mu kazi mu ruhengeri wibagiwe ni karamu uzagura zimwe za 15 mu isakoshi ntabwo nayizanya torere kambanze some nanjye ndebe ariko tutaba tabukinyegero bishoboka kino gihango gikomeye kuri inshuti ntibabigira ntibyapa reka buretse sinsomeye w'intinza soma yewe barahirwa Dominique ngurishije ivatiri yanjye Peugeot 305 iguzwe na Mihigo Sigisibiriti ninjye Mihigo nyiguza amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni imwe gusa kabamuhaye 800,000 ibindi 200 nkazabimushyira i Kigali nyuma y'igihe kitarambiranye nese ko kitazarambirana nahumura rwose bikorewe mu ruhengeri ibintu byo ubona itariki nibyo da rikabwo nsinyira rwose nsinyira mwese nyange isanzwe none niko bimeze isi so twa amafaranga ngane karama yawe maze rero kugira ngo tutararangaha kandi abone ibintu byari birangiye haguruka tugiye gufata iyo modoka mugezi kuri hoteli utaza gusanga n'ibyumba byarangiye ukabura aho urara nanjye ngira igihe cyo kwambuka n'ingi ya Buganda ari hakurya ariko se uzi ko mu masezerano tutagezemo nimero zayo uramenye ugize ngo iki aha kwabara kwivamo nk'inopfu yewe nibyo koko ntuzi ko utatekereje ahubwo reka kanyatse tugende ariko sorangeza hehe si kuri hoteli se nakubwiye oya batambona ntungezeyo ngeze hafi kuko muri iki gihe urabona amasaha yagiye kandi nta modoka leta igitarabuka yewe nibyo kuko uranyibukije tutavaho tumene yaho ryari ritashye yakuramenye ahubwo niyo mpamvu ningere Buganda mpita mvanaho iki cyapa uhita ukivana kandi ni mu kanya gatoya ibirometero 25 nkaba nambutse ndanyuriye ngiya cyane kaba y'ubusamo ni byiza naho ndi umugambi ni nguwo ndabyumva no kubona ni Kigali zaniye kare akamuya kanjye erega ngufatiye igitaiga muvandimwe ndakumva rwose yewe ijoro rihire rwose ngaho we gusa wizire ko ntazaguhimukira kandi nibishoka nzakuzana bidatinze rwose nibyo rwose kandi rero ngusinyiye n'amasezerano burya ngo nyiri nkota no yifashe mu karumyo nibyo yewe reka twe kuri abo makorosi enda ngaho henganye kubita ikiboko ndagiye inzoga rwose naraye nyoye zarenjyana mu nda injira mwaramutse patron ndamuka iki nigusha ubu nta soni zo kugira ngo unyereze akazi ka leta iminota ingana gutya patron lose nawe n'ingorane zindunguye ya modoka bayibye ngukisha bayibye kabisa bayibye mutware imodoka leta yayibwa
cyangwa ukomeje kwizengurukana mu bagore maze abajandarume barifata none ubuzicumbwira ngo bayibye nyamara saho kubesa patro burya rose nahise nza kugibika hepfo hariya ku maduka bita nza gushaka icumbi mu gitondo nonaha ye kureba ndagiheba kandi aho ndashakiye nashaka kugira ubwoba ariko nico canandi ndije ndarenga ndayiheba tayibuze rose yeswe urabukivuga imbere y'amategeko imodoka leta se umufuka wisima ngurereza ku maduka umukwiraza kuri prefecture de ni wafi cyane imodoka leta se urushinge nguresha kazi imye ngwibure imodoka leta se ingorofani bapfa kubiko babonye nuko bashatse mutwale kabisa ondwandeho urebe ukondo wabigenza ariko bere kumva ngamutwale nta kibuze batagufunga urajya ngugire ntiyewe kwambabariye mutwale ukareba uko bigenza gute obuno nese bamvuze ko wakabyala we hoya vuga icyo gitekereza ngire nti nimba mokera nanze nimba umugabo nzakwitura mutwale ariko umbabarire urajya ngugire nti lose kabisa nzemviti amafaranga kuri banki ibihumbi 60 ndapasinyira seke y'ibihumbi 50 ariko umbabarire negufungwa mutwale nanonge hugira inama uretse ko nange bishobora kuzankoraho oya ndibiza gukoraho warize mutwale niyemeje kwishyira muri amazi abira kugira ngo mvane mu muri ushabira nibyo mutwale aho lakoze kuko unyemereye kunsinyira iyo sheki y'amafaranga 50 ni kweli kabisa patro ndetse reka nyibasinyira mutwale uribwa ko ejo nimugoroba twazaga hano ndabyibuka twagize kuri buranga tukasanga wa mucuruzi w'inshuti yanjye amaze kugira ibyago ivatiri imaze guhirima nibyo mutwale kugeza ubwo ahise ifatwa n'inkongi y'umuriro igashya yose nibyo koko buryo rero ubwo wabonaga ari kundirira nta kindi cyamubazaga nuko imodoka itari ifite ubwishingizi nibyo koko kuko urumva ko nta cyazajya kwirirwa baza mu masosiyete y'ubwishingizi buryo rero wa wundi turazaranye bihagije nibyo kweli none ibyo nshaka ni ukumutereta nibyo mutwale aho ivatiri yahiye yakwiswiye ikitwe twarimo ya leta kabisa nibyo mubyeyi urabyumva ndabyumva mubyeyi uribwa ko yahiye bugorobye ku buryo nta bantu bahuruye ndabo koko uzi ko twamugejeje hariya mu mujyi wa Ruhengeri yabuze umuvana ku muhanda kandi patro irya nayo yari Peugeot 305 yego nyine bose uragira ngo ndakubwira ibintu ntaje kubitekereza patro koko abize mu bamwarize kabisa uretse shaka kuvumboye wengiwe ndacyakomeza umva tega amatwi la mubyeyi urumva ndabumva wowe ugiye gutega taxi ujye Kigali nibyo mubyeyi nugera hita ubibwira direct ndahiro ndabumva mubyeyi ari wowe nsigaye ndangiza ka kazi urajya usanga narangije ku telefone abimumenyesha nibyo mubyeyi ku buryo uzamubwira ibyo nabereye umugabo rugikubita patro ndagushimya loss nubwo mukingwana aho gose ariko mbanze ko bashimira iyo nama mungiriye yo kunyarura muri yo muriro nguyo mwakire na sheki yanyu ndetse mpereza murakoze ngaho itunyara kutegeta gisi ndanyarutse mubyeyi hanyuma yuko kubwira direct ndahiro ndibuka ku ivatiri yahiye kuri buranga ejo nimugora tuza mu Ruhengeri mubyeyi gose sinze icyo nabi urambwira ko yahiriye hehe ku buranga kuri buranga ku buranga niho yahiriye urambwira ko yahiriye kuri buranga kuri buranga ngaho genda murakoze mubyeyi yego injira mwiriwe bana directeur birosha mbese mwagize no ryari naje nje nyine bana directeur narinze kubabwira ingorane twaraye tugeze ku buranga tujya mu Ruhengeri kuri buranga twabimenyesha ariko ugombe kuba ari wowe watwaye nabi kugira ngo imodoka ise yose nkuko barahirwa numvise abi telefone ndababwira ukuri losa bwana directeur bose ntabwo pesa loss Mwiri barahi mukanya twavugana kuri telefone uri mu Ruhengeri ugeze nagute nasanze nkomeje gutinda mu Ruhengeri nakwica imirimo yose
kuko nta modoka nari mfite mpitamo kuguza umusore w'inshuti yanjye amafaranga ntega indege ubu ngubu niyo njemo. Urenda ufata indege si ufata taxi nk'abandi? Iyo ndege se zishyurwa nande? Nayo kugira ndetse ko byatewe n'umunaniro wo kuzimya imodoka. Usaze nawe ndi kubaza shoferi wawe niba atari watwaye imodoka nabi bikayiviramo gushya. Ega directeur rwose uyu mushoferi rwose namuhakanira pe. Narabyireberaga. Twagiye kubona tubona umuriro uzamutsaho moteri iba. Ubwo hita twirwanaho tuvamo. Turagegeza ibyo kuzimya ariko biranga bibi by'ubusa. Binakubitira no kuba ari ahantu habi rero ntabwo abona umuntu ugutabara byibuze ngo akuvune agufashe kurwanya icyo cyago cy'umuriro. Ahubwo nduva mwaragize imana mwarahure n'ingorane zidasanzwe. Ahora n'icyo ko twagize rugira. Nibyago twagize ariko ubwo yari ifite ubwishingizi kandi yari nshya bazayituriha. Ndumva bazahituriha n'ubundi. Ngawe ni mwisubire ku kazi. Ubwo ndashaka indi modoka iri budutware. We Kasimu. Ndakumva mubyeyi. Ntujye kure ndi bugukenere. Yego ubwo na directeur murakoze. Sinakubwiye se sha. Ntibitunganye se? Biratunganye rwose. Nuko rero. Ariko directeur arakomereye nabi. Ahubwo mubyeyi ndaza kubashaka tubisibiremo nyuma y'akazi. Nta kibazo Fransanga muhirada. Ahubwo busigaye aho ngaho genda giye. Directeur ataza kuza kugukenera akakubura. Yo shaka nabo. Kare nabo. Ese none hatanye imodoka ra? Kare nabo. Yo. Yewe, ayivuye ndahazi. Umunyarwanda niwe wivugiye ngo babukaranze ni munsi y'urucyo. Ha. Ubu se noneho rwose nzamukizwa n'iki ko babonye ibyo azajya ntukiraho. Ayayaya. Kiri muri inzura. Kane wacyana. Ndamva patron. Po, nakumvira jiri. Ubonye imana imbara naguhamagariye wacyana we. Ntabwo rwose nari namenye ko mwaje. Ngo ntamenye ko naje se n'umwanya namaze mvuze ihoni. None se musanzwe mutahana imodoka patron? Mvuga susuru kacyo. Ngaho se n'igifata igitambaro n'amazi kiki kunyuhereza imodoka. Ngaho zigira vuba. Genda. Ngiye kubikora. Susugura nabi. Karaka modoka niko ye. Irego unibire cyara damari cyase bagwiza. Tagatangaza ye. Kureka arangiza kunyongereza imodoka ndamutumana kabyere n'inkwera. Bwana. Patro wawe alahari. Patron wanjye arahari rwose. Yenda komanga. Reka nze gukomangana. Tujye ko nagira icyo mvugana nawe. Yego injira. Ese ni Kasimu. Nze mubyeyi. Komera. Raho. Mukomere. Icara urisanga. Murakoze. Makuru wese shayo kuva cyagihe duherukaniye. Ahubwo patro utanaje. Nico cyari kinzanye kabisa. Ahubwo ndabatindiye. Mwiyumvire ikibazo mfite uko giteye. Ufite ikibazo se? Burya cyagihe directeur yahise amonera indi modoka. Ni byiza. Gusa nza kugira ikibazo cyuko abantu baye bose kwasangaga bari kunshurira banyinoba ngo nje ndabahirika. Ngo babe uko nagize ivatiri ya bandi. Ku buryo rose uko nabibonye nawe uzongera kwemera ko mutwara. None rose narinze ko babaza uko nagira ubwo rubwa. Uko wakira ubwo rubwa. Ariko zishaka kunanyibukije imodoka y'abandi koko buriya bayibye bati. Mutware rose nange sinzi uko bayibye nijoro. Ariko kabisa ibintu ngabiri ya bilese muri kigihe.
ndumva roshaho mugira indi nama ni mubyeyi kamugira inama y'ukuntu rwose wazakira urwo ruga n'ikinego ndakumva rose mutwale ubunini bwebwe nkesha kubaho dore ubwo bose batangiye kukwinuba yego mubyeyi andikira minisitiri umusaba ko yaguhindura imirimo yego mubyeyi kugira umukozi wo kuri gasutamo kandi nzi ko abishobora patro ibyo se byananira koko ndumva bitakunanira umuntu w'umugabo nkanje nuko rero urumva ko wabutaye iby'ubushoferi n'urwo ruga nibyo koko yewe andika ibarwa nibyo unyuze kuri directeur Ndahiro mubyeyi ndabumva nanjye nzamukwingingira kandi azabyemera nibabaleke muje muyigira muje ibintu kabisa abize mbo mwalize kandi rero na minisitiri azahita gusinyira nta shiti ndabyizeye rwose none natekereje uburyo nasaba guhabwa ako kazi gabona bidasoboka bindenze ino ubu ndumva ziri mu gabagabo niko bimeze ahabwo reka mbe nyaruke ngiye kwandika iyo baruwa yenga nyaruka kwa directeur nyaruka rwose murakoze mu kandi wizere ko bizatungana ndabizeye utiranya n'ibihumbi 25 n'ijana na cumi n'atanu bingana ato banze imashini yibeshye asiki undi irinda kuntesha umutwe ushatse sinakareka ungiye rwose narakize pe kandi ntakabura imvano nawuzwa n'ikigukira kuva nzi kwiganiza nyabira mu directeur w'imari nayo ngaye Fatine narayibonye reka umutungo w'unirirwamo ibi byose ni ibyanjye injira mutware mwiriwe mwa ibintu byawe directeur ambwiye ko bishoboka ubwo ndumva ari ugutegereza igisubizo kiri abarwa wanditse uravuga bya bindi mutware ahubwo byaratunganye byatunganye kore ibari wambwira ko ngomba kuja gukora kure gasutamo yo kurusize icyanguko uzi ko bakohereje ahantu heza mwa ni heza kabisa usibye kutazakira abafodere baho njyewe patro njaja mbakangisa imbunda kugira ngo mbe mukire wowe unyereje kuri ibi hanyuma se ubungu uhise ugenda kabisa nzagenda yejo ubu ngiye kwitegura alakini ndabashimiye kandi nzabitura yineza mungiriye yego ndetse mwe mufashe iki gihumbi muje gufata ikirahure yaba ababyeyi bose bagiraga neza ngawe kabisa urakoze mwa ugira neza Imana izagufasha urakoze rwose ngaho ndagiye ariko nzabasabiraho nzagera hose nanjye mwivuje kuzagira akazi keza ababyeyi beza gose Imana izabafasha nzakomeza nanjye kukuvuganira murakoze cyane alakini baherwa ntacyo ntazakira kirekeranye n'akamiya nta n'icyo ntazakira ukizurira musenzi bari kuzamvamo ye wagicungo ni kana wagicucu karame patron ngo nyonyonyocu kino kigoryi ukibona ukuntu ibintu byanjye babyandaresha wagira ngo aribyo cyanguriye kuva ubu ndetse ngo agaritse ku kazi iminsi 10 n'indangamuntu yawe ntayo ngo kandi uguma muri umugi abajandaro maze kumarama ugasuzuguro ariko se rwose mwambabarira patron ntabyo nkwabariramo ndagwa amafaranga y'itike gusa hano zabona ugarutse nabwo kandi ari uko ugarukanye amatwara mashya wanyumvise
nabyumvise ariko rwose mwari mukwiye kumbarira mukampa byibuze indangamuntu yonyine. ntayo nguhaye sinsubirije ndetse nushaka amahoro ejo mu gitondo kare uzabe wahafashe dore bita ikibazo kugeza hano se n'ubuhoro Sikonde busa n'urakaye ubwo se utijijishije nta barwa yanjye wigeze ubona narayibonye hanyuma se ariko nta wari wanditse kuzaza kunsura uyu munsi zakugusura se ngusura ibiki bavuze ko banyirukanye ntibishoboka da baranyirukanye koko se uze ko bagusezere kandi wari ugeze mu bizamini byose bihuriye he ko ku ishuri ryacu nta wiga twite none se ko nanjye ntawe tuziranye ngo ngusabire irindi shuri ritaziririza ibyo biragenda bite cyukana n'ubwo urabugiye muhira tuzaba tubyiga twitonze ngo njye muhira njyewe ndaguhakaniye wowe ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira ararara ariko barahi uwo koko wibagije amagambo wambwiye muri hoteli Izuba di amagambo ntabwo mva hano ko mbwiye aragupfubanye nigaramiye mfubana iki ntabwo nduvamo twabyanditse he mbabarira gira vuba bwumvire mu nzu kweke yewe kereka wenda waba uje kujya ku buhungiro usibye ko nabyo bidakorwa bityo ntawe kuba buryo rwose uramvira mu nzu rwose ntayo mvuyemo di nkubwije ukuri ko ntayivamo kweke ararara ibyo wambwiraga se ubirenzeho ute aka kanyo urabyibagiwe kuko bimpindukanye nawe ntabwo nyivamo bya koko umutima uraguha ugahirwa nabi kandi ukanabwa imboga ntabwo bwotse imbere ukora uko ushaka wenda unyice biraruta ni handi hanjye ntabwo mpava rwose erega ubundi kibasumba nagira ngo ndebe uko zihanganira amagorwa mu buzima bwacu nawe ntabwo nakwirengagiza ibyo nakoze itagewe humura rwose ahubwo rero ngaho buruhutse nanjye ndagiye ngiye kureba umusore dukorana ejo yarantumiye ngo nzanyere ku mugeni we mushya da ubwo nanjye ndabona aho kumutangariza ko ibyo byiza dore ubyihari wenyine ntiwumva sawa ariko nawe urahirwa uko urakara vuba ni nako wasetsa n'uvuye gutuwe ngaho ni byiza bunyarutse naho mu kanya nukuraswayo da nukuraswayo umushyitsi nkawe mu nzu burya abakomeye da burya kuko ngo umuntu amanika agati ajya kukamana agahaguruka iki kibazo cy'umukobwa uca agati n'amabuye tagekirane umva ko ngo mboke nabi da yewe none byanjye biramfobanye baye mfabusa ndakanyagwa umukobwa yarubiye agana yewe kari nabo Kame patron ndaje niko sha wazanye ndi matwara atari nkayo umugore uri kugigasha rwose patron ubu narahindutse nagarutse niyemeje gukora ntikoresheje niko nta rupapuro rwanjye wabarigeze kubona uri kumeza imyenda ashwi keretse ya note nasanzemo ngahita nyibaha ako kanya nta rupapuro nasanzemo ngaho subira ku kazi ikibazo ndaho nyine ndaho ntundeba se ndaho ikibazo ndaho nyine warakize se narakize ntiwabishakaga ariko narakize yamaye biteze kandi naragutango bite ariko di ubu naragutahuye ushaka kunyicira umwana ariko ntiyapfuye inda yanjye iracyarimo naragira ngo ubone kunyivanaho unyicira umwana mwateguye imigambi na mwamine none ntabwo yavuyemo kandi nanjye ntacyo nabaye kandi ndaguma aha ntabwo nduvamo ndaguma iwawe hano kwa barahirwa
n'inda ya ntwite yawe cyose mba rwose Nzayihabyarira. mbara rwose nabikoranye ubuhubutsi ntabwo Bikoranye nari nkwanze rwose sigaho di ntabwo nari nkwanze rwose mbabarira nukuri koko ntabwo nabikoze mbishaka ahubwo ndetse kandi nabo nageraho gushakira ikintu cyo guhembura unyemere kuguma hano rwose ntacyo bitwaye rwose mbabarire kandi ntabwo nabikoranye umutima mubi kandi nabo kunsabye imbabazi nuko gira urebe ikintu cyo ushakire uyu muntu icyo afatira abona ko arwaye kandi rero ugire vuba ndagira vuba ndabitunga gira vuba kandi ukuntu wowe ukunda kwizenura gira vuba ndabitunganya nk'aka kanya rwose nabundi buriya kandi nawe aragutunganyiriza nanjye haraho naringiye ngubwo naha nimugoroba kuko saa sita ntari buze kuboneka ubwo nanjye ngiye noneho kuba nduhutse ubwo naho icyo gihe rwose ari kugira umutima mwiza rwose umbabarire nizeye ko umbabarire kandi umuntu yasabye imbabazi arazihabwa ndakubabariye rwose ntacyo ngaho wirirwe rero ntabwo ari wowe ubwo naha nimugoroba sibyo yego wirirwe uriya musenzikazi ubwo yigize bambo ntabwo azava iwanjye ndaba ndeba ko nimusanzura w'imusana asoma itamufasha ahubwo reka mpagarara ahangaha maze mpembere umujinya nshaka n'urwitwazo nshaka urwitwazo ndarubonye mbega suko kimwananga niko ikibasumba ikibasuma nanjye noneho ko numva yarubiye urambona yarubiye se ndagira nte niko ikibasumba nakoze iki ndaje karame uriya mugabo ahangaha ninde niba mutumyeho henga nze mbakingurire singwa nganze nkingure se niko ikibasumba karame urakaraba to se nagize nte kuko ikibasumba naje nkingure ga ikibasumba makangu kingura vuba mana yanjye ko ndi makangu noneho niko karame yakomanga kangahe ku rugi rwanjye narinje kubakingurira umfungura iki wandayawe mana yanjye nagize nte se kandi cyaje kivuye hano cyahe ikihe se ngwiki nta kigabo kivuye hano da ngwiki nta n'umuntu uvuye hano ntabwo uvuye hanga n'impamvu nta muntu uvuye hano uriya mugabo avuye he nta mugabo wageze hano n'ukuri kwima uriya mugabo avuye he ubu se urandega yose nta muntu wavuye hano wageze hano n'umwana nta vuga ngo ntabwo uvuye hanga nta n'umugore wageze hano ku izina ry'Imana mvetse vuga cyabaye oye ko ubu koko ntundenganyije urenganya iki vuga mugabo uvuye hanga uriya mugabo avuye hano wahe ubu se nkurahize iki rwose kumbeshyira nta muntu wageze hano pe ngwiki n'impamvu nta muntu wageze hano urarahira iki ceceka ubu se nkurahize iki mbabarira we nta muntu wageze hano ubu se nkurahize iki mana yanjye we arangije koko ubu se urampora iki koko abantu bararengana ko ntabwo nshaka mu nzu yanjye kandi nawe uri ndatsi ngushaka mu nzu yanjye ngwiki ntabwo nshaka mu nzu yanjye kandi nawe uri ndatsi ngushaka soka mu nzu yanjye fata kito kawe kose tera vuba nagize nese koko ubu nagize ntiwambabariye urambona kandi nta mugabo nigeze mbona hano n'ukuri kw'Imana fata indawe vuba fata igikapu cyawe mbabarira we kongera kunkubita njye mbabarira ngende mbabarira reka nifatire ibyawe reka nifatire n'umupira uri umuntu mubi ko yavuga se ngufata ugiye nta gihembo nguteze mbabarira ngende mbabarira ngende yayo kurakoze ja baherewe barahi wintera imbabazi vuga uvuye ahangaha ibyo nkoreye byose nukurakoze uzandega hese wandaye ko niyo ndurata zibiramayira impande zose none uzandega hese ko niyo ndurata nta cyapa cyabarahirwa kiri nkoreye byose bizankoraho ndabizi ndayabo twe gusa bizagukorobora genda wande uzabureba n'impumi y'Imana ki umugome gusa ntacyo uzantwara ntacyo Imana yonyine yakuremye izakwisura ni kimvira muze kireka kuyitongera ihorera abayo nta muhoro yongera abayo ihorera abayo tubari wowe bizakugarukeho kapuna umuheto genda wacu cy'igisambo urakanyaga rero ndagukoze ntari wigize isekuru itagira umuhini ngo ntuzava aha ugiye wumva utaba utaruzi ntibarahirwa ahubwo n'amahirwe ngize nuko mukanze kare nabo byumva uranazongera kujyayo nsuzugura zarushaho kuntinya
Wiriwe patron. Wiriwe Karina. Wiriwe. Wa mugabo witwa Mihigo wajyaga azimuhira niwe wantindije gato. Yanyuze imuhira ari kumwe n'abajandarume mu modoka arakumbaza mubwira kuri ku kazi. Arantuma ngo nkubwire ko yapeje 305 bayifashe. Koko? Niyo barimo se? Bari mu ivatiri y'umweru ubona ikini cyashya. Abajandarume bamushushubikanya ngo natume ibyo atuma vuba bigendere ngo nta gihe bafite cyo kumutaho. Noneho enda ihute usubire muhira. Akira aya ni amafaranga yawe 4,000 sibyo? Harimo na ryashimwe nigeze kukubwira sibyo se? Murakoze patron. Ngaho nyaruka kandi ugira hano nyura sibyo? Yego patron. Ujye muhira kuko ubungu busanze nari ngiye kuza kugufata ngo tujyane. Ndanyarutse. Urumva? Nashaka kujya mu mujyane wanyu kuko urabizi ntabwo ari byiza burya kubana n'umuntu utazi ababyeyi be utazi ahaturuka. Sibyo? Ngaho nyaruka ihute. Ndagiye ngiye kwitegura. Kandi ntugira aho unyura? Naho nyura. Ihute rwose. Ndanyarutse. Ngaho genda. Hai nka data. Akanya kashotse mbano gasero gwiza. Yamanga data twataramye. Barari guri gushaka na parike ya Kigali burya ntarango hano. Dorire. Agomba kuba yacitse kuko nta mafaranga y'icyamunara cyeje mu bitambwe ko ataratanga. Ndabigenza ne rero. Nditabaza ikikungu bayahunganye kandi akaba yatorotse n'imodoka ye. Umukenya agomba kubamenya ibyo ya dosiye rwose. Ejo ministre yambwiraga ko yashyikirijwe gendarme asaba ko amuhagaritse ku kazi. None rikoroje ntarabikora. Mwaramutse bwana Dirite. Haramutse kagabo we. Ntabarirwa mbone hanze aho. Barayirwa? Ndumva duhuriye ku Ruyenzi. Duhuye ahorera nk'umwambi yarari muri ya modokari. Mure ku Ruyenzi. Namweretswe n'uriya mushoferi waruntwaye yirukaga amasigamana ariko we ntabwo yashoboye kutumenya. Harya mwa. Karame. Cyagihomba wagize ngo waje kubona cyaba cyarakomotse cyangwa n'amatikira ngoye. Bwana Dirite rwose naje gusanga cyagihombo cyaraturutse ku muntu wagiye ahindagura imibare muri bya bitabo linajyanye muri cyamunari Butare. Aho nta kibazo kirimo. Noneho wandikiye ministre umusobanuro ko wabibonye. Hanyuma ubwo hazakorwa enquête ku buryo nyirukubindura azamenyekana. Murakoze rwose bwana Dirite. Ahubwo ubu ngiye guhita nandika. Nyaruka ngaho genda. Murakoze. Ubwo uzategereza igisubizo. Murakoze mwirirwe. Wirirwe. Ubwo kagaba hure nabarirwa muri zira nzira horera. Ntaje tarahunze rwose. Ahubwo no gutanga ku mipaka yose. Mbaruka nabo. Turahageze. Kandi nagira ngo mbanze kugira ibintu byanjye gufata ari ukava imbere uko tujye wanyu. Patron. None ndagira ngo tubanze tunyuraniyo. Hari ikibazo ubonamo? Nta kibazo patron. Gusa kuri gasutama bashobora kunyangira gutambuka. None ndashaka ngufungira iki gitambaro mu gituza. Nkitwaza ko wavunitse nkaba ngiye kukuvuza. Nitugera kuri gasutama utangiye kwinihisha nk'avunitse. Sibyo? Ibyo se byumwiriza patron. Byose ndabikora nkuko bishaka. Ngo ni sawa. Mukanya ko turahageze dore ngahariya. Wibuke ko nibagira icyo bakubaza atari buvuge. Ntacyo ndivuge na gito. Ngaho utangira winisha numve ukuntu nabuza gusa kuniya. Oya, vangwa. Ubyibagirwe. Nta byibagirwe. Kandi wibuke ko nibagira icyo bakubaza atari busubize. Nta kintu ushaka gusubiza. Nta kibagirwa mu byose nkubwiye byose. Patron nta kintu ndibwibagirwe rwose. Sawa. Tangira winishe.
komera Kasimu we. bite barahigwa we. Iminsi myinshi rose. Je ntakajya mu bwana Kasimu we. Bananje kwitemberera ino sinzi ukuntu umukozi wanjye bagiye gufunga neza umuryango w'imodoka maze ngiye kumva numva mwikoni yabutsemo nk'ejo. Mubyukije nsanga avunitse igituza rwose dore reba no ukuntu ameze. Neragira ngo nambuke nje kumuvuriza ari hakurya Bukavu ndabona ari kwivuriro riri hafi. Ya pole bwana. Tiza kondaki ndebe niba ndaflode iri mu modoka inyuma. Kikada. Inyuma harapfuye kandi rero urumva nawe kandi Kasimu ntabwo wakwirirwa unkekeraho fraude kandi umwe mu bashinzwe kwirwanya. Ya hita umanika amaboko nakwambiye. Manika vuba. Nutinenda kurekurira mu urusoro kabisa. Ibyangwa byamenyekanye masikini. Biteze kandi Kasimu. Niko bimeze. Yamaye. Hita umanika amaboko. Ngabonye ariko se Kasimu umuhigirwa koko umuntu twabanye koko kandi use kandi wamuhemukiye ute. Wowe ko uwambe mukiya ubwehemukirana leta yagwaye akazi. Shira amaboko hejuru. Ariko ushatse kumemukira. Ko wambe muki. Uribuka ibihumbi byanze 50 sha. Shira amaboko hejuru. Rakindi. Tugende. Ndagutwaye. Ariko rwose ko Kasimu koko umuntu wo twabanye shanka Ndayandi magambo. Wesha akazi hano shano nongize gutya koko. Wowe Matias, menyesha Kigali ko barahigwa afatiwe ku rusizi ya mbere. Tugende. Tugende ndakindi. Wigira ndi magambo umbwire. Birarangiye. Nagiye kira kubusa koko amavuta yisaho ngo ntano zimisaya. Ikinamico